Bushombe yemeje gutanga umusanzu we mu gukangurira ababyeyi akamaro ko konsa. Nadine akomeje gutsimbarara yanga kwereka Patrick umwana. N'urunana. Ese ukora n'ihorere iki Nadine? Wose uranyitambikira iki imbere waretse nkigendera Patrick. Ariko Nadine, ubu twabaye abanzi pe ku buryo ngo usuhuza ukanyihorera. Uhumura rwose niba ari nge muntu wa mbere muhwese intera umwako. Nubwo wawutera ntiwamfata kuko nabanje Imana Patrick. None se kuzindutse Nadine? Nazindutse sabwo naryamye ko umukobwa yandaye ijoro arira karenda bucyo. Yarayerera se habaye iki? Nicyo nshaka kumenya nyine ubungiye ku kigo nderabuzima kumuvuza. Ayaya, umukobwa wanjye yarwaye rero. Reka nte. Attention Patrick, utamwikurira umwana ndakwiyama. Sikwaronshemo kabiri Nadine. Egerayo. Ubu se kumukoraho no kumuryara? Nakubwiye ko ntashaka kundebera umwana Patrick. Urabyumva? Kwari kumukora gusa ngo numve niba afite umuri rwose nta kinene gukora. Wamara kumva ko ufite cyangwa atafite ukabikoraho iki kutari umuganga. Ariko Nadine nawe bika inzika. Yego nakoze amakosa. Ariko rwose wikomeza kumpana. Bigeze aho numva nabandi ko umwana wanjye ari mwiza ntaramubona. Nakubwiye ko uzahora nawe agiye kwiga Patrick kandi mbikubwira sinakinaga nari nkomeje. Urumva uzampana kugeza ryari Nadine ku mwana wanjye. Kugeza igihe umwana azagira gutangira ishuri ntakibasha kumuhisha. Urimo urabyumva? Base mubyeyi mwiza wanyemera nkagutwara nkakugeza ku kigo nderabuzima. Bivuze ngo iki Patrick? Ntiwanyemera nkabahari ifuti nkabageza ku kigo nderabuzima. Nanjye rwose nkumva ko hari icyo nkumariye hamwe n'umukobwa wanjye base. Sibyo? Devo. Sigara waho ubwo butumwa. Ngewe ndagiye rwose. Ubwo umugabo wawe rero arinze kugusiga ubwira nge na Bushombe ibyo konsa koko? Ni ubutumwa bubareba cyane kandi ndagira ngo mubugeze ku bandi bagabo mukorana. Ariko Pascal katubwumve wa mugani wasanga abona tureba. Burabareba cyane. Icyambere, wowe Bushombura umugabo ukuze ushobora kugira inama abagabo bakiri bato. Pascal yafite umugore utwite. Ku buryo rwose mudufashije kumenyesha abantu akamaro ko konsa umwana amezi 6 abanza nta kindi bamuvangiye habe n'amazi babumva vuba. Yewe na muzara wanjye uriya w'imyaka 12 arabizi ku munsi yabyaye azonsa umwana we nawe utabizi. Hari impamvu ikomeye hashyizweho icyumweru cyahariwe konsa rero mwabagabo mo. Yitubwire. Nuko abana batonka neza bakarwara indwara ziterwa n'imirire mibi bikabaviramo kudakura neza. Uranteye mbona iyo umwana arize mukobwa jana mupfunde be. Ari mupfunda ruko arize. Siko bigenda se muga. Icyo muzi mwembi nuko umwana ari rubundi bakamuhibera. Ntimuzi akamaro k'amashereka ku buzima bw'umwana. Urumva? Ubundi iyo umwana ataramenya kurya rwose burya amashereka aramutunga da. Amashereka ni ubuzima. Amashereka ni ifunguro. Amashereka ni umuti. Amashereka ni ikiribwa akaba n'ikinyobwa ku mwana utaruzuza amezi 6. Akaba agomba kuyagaburirwa yonyine nta kindi bamuvangiye habe n'amazi. Uvuga yatatse cyane ra. Mwambwiye ko mwembi muzi konsa kandi mubisobanukiwe. Ko n'umwangavu wese azi ko nabyara zonse. Si byose? None se Pascal. Ndakumva. Umubyeyi ukimara kubyara atangira konsa umwana ryari. Hari uko arize. Nawe nukubizi Busho. Yewe nyine. Urumva umwana akivuka abataramenya konka. Urakarika karira mu kagatamika ibere ubundi kagaceceka. Neza. Siko bigomba kugenda rero. Umubyeyi agomba gushyira umwana ku ibere mu isaha ya mbere akivuka. Yego ko. Abakari muhatari shaka ataranasonza. Yewe mugabo. Karame. Nyebwira icyo bimarira umwana. Abantu burya no guhora twiga. Ni ngombwa konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka. Kuko bimufasha kugumana ubushyuhe. Bimufasha guhumeka neza. Nibyo. Bikamuha ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi amashereka ni rwo rukingo rwa mbere rurinda indwara zikunze kwibasira abana. Uranyumvira? Muga ibi n'ubumenyi nungutse rwose pe. Ibikinshi sinari mbizi. Ariko ziko ibintu umuntu yabimbamo indirimbo cyangwa umuvugo di. Ese ugira ngo izuba rimaze iminsi ntiryari ryazirangije mu jyana? Nubwo ugerageza ukavomerera ariko ugaharana imboga zo kuvanga n'amafunguro nori. Cyane rwose uyu murima wanjye w'igikoni mparanira kuboramo dodo zo kuvanga n'ibindi biribwa ko zitagombera ubwinshi se. Nuko rwose ibiribwa by'ubwoko butandukanye kugira ngo nubona n'ibinyamafufu nk'ibijumba, umwumbati se, ikirayi, wongereho n'ibinyamisogwe nk'ibishyimbo,
amashaza soya ubundi ushyire mu izo dodo. Mu ifunguro rya Migi wacu rero ubwo niho hagomba kuburamo ibikomoka ku matungo nk'igi cyangwa indagara. Ibyo rwose ndabizi kubyitaho ni ukuri pe. Gusa icyangezaga ni ukukwibutsa igihe cyo kuza gupimisha ibiro mu mudugudu. Nonse wambabariye kuri iyi nshuro ngasiba koko urabizi ko mfite ubukwe. Ubwo rero mfite gahunda nyinshi cyane rwose. Ngomba kujya guhura n'abakobwa bazanyambarira tukipima imyenda. Ibyo ariko ntibisimbura gukurikirana ubuzima bw'umwana wawe. Wabyumvise ko imirire y'umwana nyitaho rwose. Birazwi ko umwana wa Karemera sinamutegurira indyo utuzuye kandi ntishobora kubura y'ukomoka ku matungo. Ubwo rero sinzi cyaba cyamusubije inyuma pe. Nta kindi cyatuma umenya ko umwana wawe akura neza kitari ukumupimisha ibiro ku mujyanama w'ubuzima kandi byaroroshye bikorerwa mu mudugudu. Ahubwo se intwerano yanyu ko itaratugeraho na wenjijisho Nori ni ukuri wenjijisha pe. Ubukwe bwanyu turabuzi kandi njye na Alphonse turabizi ko tugomba kuba twerera. Ariko nta gahunda nimwe igomba gusimbura gukurikirana imikurire y'umwana wanyu. Migi wacu nta kibazo afite rwose no kuri mujyana. Erega gukurikirana imikurire y'umwana bihoraho ntibikorwa ari uko yagize ikibazo. Munyihanganire rwose ibyo nyuma y'uko nzamuzana umupime yewe nunanshaka uzambwira ariko ubu ndahuze cyane ndi gutegura ubukwe. Ubukwe ntibusimbura gukurikirana imikurire y'umwana. Icya mbere bikorerwa mu mudugudu, icya kabiri ntuhatinda, icya gatatu ntacyo wagereranya no kwita ku buzima bw'umwana wawe. Gahunda mfite rongera Honori, umwana wawe afite ubuzima bwiza, akura neza kandi akiyongera buri kwezi. None urumva ni ngombwa cyane ko nk'umubyeyi ukurikirana imikurire y'umwana wawe umupimisha buri kwezi ku mujyanama w'ubuzima. Ariko unsibye ku kwezi kumwe wumvise haraho navuze ko usiba ukwezi kumwe se umupimisha buri kwezi kugeza yujuje imyaka 5 kuko kuza buri kwezi bigufasha kumenya niba hari ibibazo umwana afite mu mikurire tukaba twafata ingamba hakiri kare. Ubivuze ko hari ubwo Migi yaba afite ikibazo ntabizi mujyana. None se wabibwirwa n'icyo tubahirije gahunda yo kumupimisha buri kwezi Honori? Ko ari bwo buryo bwonyene bwo gukurikirana imikurire y'umwana. Umubyeyi akamenya niba akura neza cyangwa se niba hari ikibazo kugira ngo gikurikiranwe kinakosorwe. Mugabo ibisubizo byo namara yibonetsemo umuriro yararanye koko. Ayo Nadia. Awi Imana ishimwe rwose. Nari mfite ubwoba ko umukobwa wanjye arwaye malaria pe. Ubu se n'iki cyamuteye umuriro kikamubuza ko nka neza akararira koko. Birashoboka ko ari ibyo bicurane byabimuteye. Ndakwandikira umuti kandi uramufasha. Ubu rwose byanyebeho umwana wanjye yakuye malaria kuko niba ari ikintu yitwararika ni ukumuraza mu nzitiramibu ko wanyu umutima mwaduhaye. Komeza uyimurazemo rero. Aha si ibyo umbwiriza muganga we. Malaria yanyiciye imfura ndayizi rwose. Niyo mpamvu ndashobora kumva umwana wanjye yenda umuriro ngo ntinde kuza kumuvuza. Ndabigushimiye cyane rwose ko wihutiye kuza kumuvuza gifatwa. Ubu ni icyatuma ndwaza umwana karemba kuko mfite akazi kenshi ngomba kwitaho. Nubwo ufite ako kazi kenshi rero ntuzabure mu nama duteganya gukorera mu mudugudu wanyu. Inama irebana n'ikimuga. Abahwituzi ntibatangiye guhamagara babwira ababyeyi ko tubashaka mu nama bazakorana n'abakozi bo ku kigo nderabuzima se. Wabona bahwituye nkisinzire kuko nasinzire mu rukero rero umukobwa yandaza ijoro pe. Turabakeneye ngo tubigishe akamaro ko konsa umwana amezi 6 ya mbere ntacyo mu muvangiye habe n'amazi. Ubwo Nadine w'umukarasi nzabonekara. Ntabwo tubasaba umwanya munini. Muzaze tuganirira hamwe uko mwakwita ku buzima bw'abana banyu cyane cyane birebana no konsa n'akamaro ko konsa ku buzima bw'umwana. Ariko rebyo buri gihe iyo twaje kukinyiza marabitubwira rwose muga. Kwigisha no guhozaho Nadine. Nizere ko utazahabura dore ufite n'umwana ukiri muto Nadine. Ubwo nzagerageza nshaka umwanya muganga we. Kuki uvuga ko uzagerageza se wakomeye kuzaza ko ari gahunda yashyiriweho ababyeyi kugira ngo bafashe uko mwarushaho kurinda abana banyu imirire mibi n'igwingira. Ngwiki nyine mujyana urumva nuko twareshyaga pe kutinda neza ukazamura inkuta ubundi nyine ngashyiraho akarido k'igitenge cyanjye gishaje. Nta kukinga no kusakara rero. Aha ngo naho umwaka utahara. Uwo musarane ntiwaba wujuje ibyangombwa pe. Nubundi sazi zawuvagamo ugasanga zitururaho mu gikaraho Honori natekera zakomeza kuwuvamo.
mujyana aho kudushimira rwose n'ibidukoze uratugaye. None se kubizi ubu uyu musarane nugarukiraho Stefana mugejeje uraba wujuje ibyangombwa nori. None se mujyana wowe kubizi hari umwana uvuka ngo yuzure ingobyi. None se yo tubabwira kubaka umusarane wujuje ibyangombwa tuba tugamije iki koko? Ngewe ubicyo ndeba rero mujyanama nuko migukinira ahangaha mu rugo atazawugwamo nyine bya biti yitendetseho byavuyeho uratinze neza. Ni iki kizabuza isazi kuvamo ngo zizaho hose zigere no ku gatara ubumukirizaho amasahani? Ni igitenge gishaje nyine nzakingaho. Niba mwiyemeje kuwubaka muwubake murangize urumva. Stefano awusakare awukinge yewe anabubakire na kandagira ukarabe hari iruhande rwawe. Wa mubyeyi wese ugira ngo hari uko ntabasobanuriye uwo mugore n'umugabo we ko naberetse n'igishushanyo cy'uko uwo musarane ugomba kuba wubatse. Ndabyumva kuko we kubaka umusarane wujuje ibyangombwa warabihuguriwe. Amahugurwa narayahawe pe. Umusarane wujuje ibyangombwa n'ucukuye byibura muri metero 6. Utinze neza ukurungiye uzamuye inkuta usakaye ukingwa urimo urupapuro rw'isuku ufite kandagira ukarabe. Uwubatse rero uwo musarane aba arinze umuryango w'indwara zikomoka ku mwanda nk'impiswi n'inzoka zo mu nda. Urakoze cyane Stefa. Urinze abana b'izo ndwara z'impiswi n'inzoka zo mu nda aba n'abarinzi gwingira kuko bigira uruhare mu igwingira ry'abana. Ibi nkubwiye rero nabibwiye Honorine n'umugabo we Karemera bantera utwatsi. Nanjye rero mpitamo kububakira igihwanye n'amafaranga bampaye. Ariko rero nawe uraregana Stefa. Ubu urashaka kuzongera kurwaza umwana impiswi Honorine? Nibyo koko wagaburira umwana iyo ndyo yuzuye ariko nta suku waba ukoreye ubusa kuko uyu mwana arwaye izo nzoka zo mu nda zimudindiza mu mikurire akaba yanagwingira. Singaho ntiwavuze ko gukinga umusarane atari ngombwa kuko nta mujuru uza kwiba umwanda urimo. Nyamara wirengagije ko isazi ziwuvanamo zikaza zikawukwirakwiza mu gikoni cyawe no ku masahani yawe maze ukarwaza indwara zikomoka ku mwanda. Ariko ubundi wabaye umujyanama w'ubuzima ryari Stefa cyangwa urimo kwishakira imirimo? Ngaho nyibwire icyo nshakira. Nyine nakomeje gutekereza ku byo watubwiye na Pascal mu gitondo bimwe nyine by'icyumweru cyo konsa. Yego. Navuze ntiburiya wahimba indirimbo agahimba n'umuvugo kugira ngo nimukore inama mu mudugudu nzabikoresha uruhare rwanjye ngo kangurira ababyeyi konsa abana babo. Mbega ngo uratekereza neza Bushombe we. Burya ubutumwa buciye mu ndirimbo bushobora kumvikana neza kurenza kuvuga amagambo gusa nyine. Nibyo kandi nagushimiye kuba watekereje utyo Busho. Ubutumwa nta bundi no gukangurira ababyeyi konsa abana babo nta kindi bavangiye habe n'amazi mu mezi 6 ya mbere. Yewe nzabishyira mu ndirimbo maze mpimbe n'umuvugo rwose. Ubundi tuzigisha ababyeyi akamaro ko konsa umwana amezi 6 ntacyo bavangiye habe n'amazi. Tubigishe ko iyo umwana yujuje amezi 6 batangira kumuha imfashabere igizwe n'indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo. Yego. Kandi iteguranwa isuku. Yego. Kandi bagakomeza kubonsa kugeza bujuje imyaka 2. Ubwo rero ndagira ngo n'ibindi bizigishwa ababyeyi muri icyo gihe icyo konsa ubimbwire nyine nzabishyire mu ndirimbo. Cyane ubu nditeguye muga. Indi mirimo ndayihagarika giye Bushombe nkore rwose mu nganzo maze muzumirwe rwose. Ariko se Busho. Ndakumva muga. Ko nta mafaranga yateganyirijwe icyo gikorwa kuko ari ugukora ubukangurambaga bugamije gukumira igwingira mu bana bacu. Aho ntuzaducaho ibihangano byawe kandi ntawe azava Busho cyangwa uremera kuba umukorera bushake. Uyu musanzu Bushombe asabwa azawutanga wowe urateganya kugira uruhare muri iyi gahunda naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico runana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru.
icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri radiyo disi. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.